ndagira ngo ni amakuru atigeze ashimisha abanyarwanda benshi ku nkuru yakomeje kugenda igaragazwa. Sina Gerald mu by'ukuri akomeje kugenda ugaragaza agahinda gateye ubwoba cyane mu by'ukuri kuri Nyirangarama, biri kumvikana ko inyubako za Sina Gerald mu by'ukuri zigiye kuba zasenwa nyuma yuko agaragaye mu Rwanda afite imodoka y'igikoko, bikaze kuba byakumvikana ko atarimo gutanga imisoro ku byakomeje kugenda bigaragazwa na Rwanda Revenue Authority. Yakomeje kugenda igaragaza ko Sina Gerald mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza amakosa ateye ubwoba cyane. Kuri akanya ryo mu by'ukuri tubashe kuba twareba ibyakomeje kugenda bigaragazwa ku nyandiko zakomeje kugira zandikwa zibanda kuri Sina Gerald mu by'ukuri akomeje kugenda ugaruka n'ibitangazamakuru bakomeje kugenda bagaragaza ko hari inyubako zigiye kuba zasenwa, ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragazwa kugeza kuri akanya byakomeje kugenda bibabaza abanyarwanda. Bakomeje kugenda bagaragariza urukundo Sina Gerald mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragara nk'umu businessman mu karere ka Rulindo, akomeje kugenda ugaragaza ibikorwa by'indashyikirwa. Kuri akanya kandi akabarwa umwe mu bakire ba mbere u Rwanda rutunze, ariko mu by'ukuri amakuru atigeze ashimisha abanyarwanda bakurikira ibikorwa bya Sina Gerald mu by'ukuri. Kuri akanya nibyo tugiye kuba twaganira turebe ese bikomeje kugenda bigaragazwa byifashe gute ku bikomeje kugenda byumvikana kuri Sina Gerald mu by'ukuri amakuru atigeze ashimisha abanyarwanda na gato. Ndagira mu by'ukuri n'agahinda gakomeye cyane uyu mugabo Sina Gerald mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ko ibikorwa bye bigiye kuba byasenwa kugeza kuri aka kanya. Mu by'ukuri tubashe kuba twareba ese n'iki kijya mbere ku bikorwa bya Sina Gerald mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragaza ko biri mu mazi abira, bikaba ari agahinda kakomeje kugenda gashingura abakunzi ba Sina Gerald. Reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri Jolly TV Rwanda. Uko byakomeje kugenda bigaragazwa tuba tugarutse mu makuru abakomeje kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kugenda byandika inyandiko zibanda ku mitungo ya Sina Gerald, ukomeje kugenda ugaragaza ko atari gutanga imisoro. Rwanda Revenue Authority yakomeje kugenda igaragaza ko hari bigomba kuba byashyirwa mu bikorwa, ariko kandi ndagira ngo hari amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko uyu muherwe wa mbere mu Rwanda yakomeje kugenda agaragaza igikoko mu karere ka Rulindo cy'imodoka. Byumvikana ko yagaragaje imodoka mu by'ukuri yo mu bwoko bwa Bugatti, imodoka kandi akaba ari imodoka idasanzwe, ni imodoka yaguzwe amafaranga menshi cyane. Byaje kuba byagaragazwa uyu mukire Sina Gerald mu by'ukuri akomeje kugenda ugaragaza kubaka utubanga dutandukanye, akabanga harimo akandi ndetse n'utundi dutandukanye kuri Nyirangarama. Yakomeje kugenda akora ibikorwa bitandukanye, ndetse kandi mu by'ukuri n'umwe mu baherwe u Rwanda rufite mu karere ka Rulindo. Byakomeje kugira byumvikana ko yakomeje kugenda ahereza urubyiruko akazi, ariko mu by'ukuri amakuru atigeze ashimisha benshi. Bakomeje kugenda bagaragariza urukundo Sina Gerald atugezeho kuri aka kanya, nuko biri kumvikana ko hari inzu zigiye kuba zasenwa mu by'ukuri, ngo hari bitari kugenda neza cyangwa se bitari gukorwa neza mu ruganda rwa Sina Gerald rukora utubanga twitwa akandi. Ariko kuri aka kanya ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragazwa nuko ngo uruganda rwa Sina Gerald rwa Nyirangarama mu by'ukuri rugiye kuba rwasenwa, ndetse n'imitungo ye ikaba yafatirwa ku byakomeje kugenda bigaragazwa ngo hari inguzanyo z'amafaranga runaka zitageze zitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Byakomeje kugenda bigaragaza ko Sina Gerald mu by'ukuri hari amafaranga cyangwa se inguzanyo yabashe kuba yahabwa n'amabanki, ariko bikaza kuba byarangira mu by'ukuri atishyuye, bikaza kuba byatuma Sina Gerald agiye kuba yagwatirizwa imitungo ye, ndetse kandi bimwe na bimwe mu by'ukuri mu bikorwa bye bitujuje ibisabwa bikaba bigiye kuba byasenwa. Kuri aka kanya ariko ndagira ngo n'amakuru yakomeje kugenda yibandwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kugera byibanda kubaza kuri Sina Gerald. Ndagira ngo nimwe wa businessman bakomeje kugenda bagaragara mu gukora amavuta, amakofi, ibitabo bitandukanye, ndetse ubwo n'urusenda rwa Nyirangarama cyangwa se akandi n'urusenda rwakomeje kugenda ruba ikimenye bose muri East Africa ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Uru rusenda rw'akandi rwakomeje kugera rukoreshwa mu apartment atandukanye, mu mahoteli atandukanye. Ariko kuri aka kanya amakuru atigeze ashimisha ku bakunzi ba Sina Gerald na gato, nuko ngo uyu mugabo hari amafaranga yagujijwe cyangwa se inguzanyo yatse muri banki agiye kuba yakora business ye, ariko bikaza kuba byaragira mu by'ukuri aya mafaranga aje kuba yahomba. Ibi kandi bikaza kuba byatuma hari imitungo ye igiye kuba yagwatirizwa kugira ngo harebwe nimba mu by'ukuri aya mafaranga yagujije banki runaka ari buze kwa by'ukuri yava muri iyi mitungo. Ndetse kandi ngo hari n'imitungo ikomeje kugenda ikora ibitujuje ibisabwa mu by'ukuri, bikaza kuba byatuma Sina Gerald ari buze kuba yasenyerwa imitungo ye. Bikaba byakomeje kugenda bigaragaza ko kandi iki ngiki ari ikibazo gikomeye cyane Sina Gerald yakomeje kugera atangariza ibitangazamakuru bitandukanye, agaragaza uti mu by'ukuri anasaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency P.Kagame akomeza kugenda amubwira uti ko yamuha imbabazi
ndetse kandi mu by'ukuri ko ibyo akora ari guhereza urubyiruko rw'u Rwanda akazi, akaba yatuma bamwe na bamwe mu rubyiruko baza kuba barekana n'ubushomeri. Ariko u Rwanda rukavuga uti ntabwo kuba uri guhara abanyarwanda batakazi biri buze kuba byatuma ukora ibitemewe n'amategeko, cyangwa se hari inguzanyo z'amabanki zitandukanye utarimo kwishyura, ngo ni ukuri guhereza mu by'ukuri urubyiruko akazi. Kandi leta y'u Rwanda igakomeza kugenda igaragaza uti ni inshingano zacu kuba twakongera kuba twareba umutungo kamere w'igihugu cyacu, ntabwo uri buze kuba mu by'ukuri wafata amafaranga muri banki ngo kubera ko uri buze kuba wayakoresha mu nyungu zawe no guhereza urubyiruko rw'u Rwanda akazi. Kandi wibuke ko nubwo uri gukoresha aba bana b'abanyarwanda uri kubahereza akazi, ibi kandi mu by'ukuri no nyungu zawe uri kuba wakorera, ntabwo mu by'ukuri kubikorera abana b'abanyarwanda. Yego nubwo bigaragara ko harimo uruhare rwawe, ariko rero mu by'ukuri biramutse bivuze ko ari amafaranga uri kubahereza utari kwinjiza, ntabwo wagahaye urubyiruko rw'u Rwanda akazi, biterwa nuko nyine uri kuba wabakuramo inyungu ndetse nawe bakayigukuramo. Ibyo ni byiza gusharinga ubuzima, ariko Perezida Paul Kagame yongera kuboneraho kwibutsa abana bato cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda rukomeje kugera rugaragaza uti imirimo mu Rwanda yo gukora yarabuze, ngo nagahebuzo, ngo byabaye ikindi akazi mu Rwanda karabuze. Ese koko nimba akazi karabuze, ndongera kuba nabwira urubyiruko runkurikiye, mu Rwanda akazi ntabwo kabuze, ariko mwongere gutekereza kuri iki kintu. Impamvu nze kuba nakomoza kuri side ivuga uti mu Rwanda akazi ntabwo kigeze kabura na gato, biterwa nuko nyine mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ni gito cyane, nta nubwo mu by'ukuri kiri land locked ku mitungo ikungahaye harimo ibintu amabuye y'agaciro n'ibindi bitandukanye. Ibi kandi mukaza ko mwakumva ko u Rwanda rufite ubuso buto cyane, rukaba rufite mu by'ukuri abarutuyeho benshi. Kuri aka kanya biraza kuba byakwereka ishusho nziza cyane, nuza kwa mu by'ukuri wareba umunyarwanda w'iki gihe ukuntu ni umunyarwanda usa neza, utahantu hasa neza, afite umuhanda, amazi, umuriro, ndetse kandi araryama mu gihugu gifite umutekano. Ndibuze kuba nakwambutsa nkujyane muri Kongo, nkujyane mu Burundi, Kenya, Tanzania, ibindi bihugu bituranye, nkujyane na Nepal n'ibindi bihugu bitandukanye byateye imbere kandi bigaragaza ko bikize, binafite imitungo kamere, uraza ko wasanga mu by'ukuri ari ibihugu bitatekanye. Ese ni gute igihugu gifite abantu bagera kuri miliyoni 14 zishyira miliyoni 15 kikaba mu by'ukuri kiri ku buso hafi 20 na bingahe, ukaza ko wasanga abo baturage bose baraza kubona aho baba, umuriro, amazi, umutekano. Donc ni ibintu mu by'ukuri nabyo byo kuba twashimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Reka mubwire ngo mu by'ukuri sharawuti kubyo akomeza kugenda akora, akomeza kugera mu by'ukuri akorera ibintu bikomeye abanyarwanda. Kuri aka kanya ariko hari abanyarwanda bamaze kuba bakumva agaciro bafite kuba bari mu Rwanda. Kuba uri mu Rwanda, reka nkubwire ngo ni amateka, ni amahirwe akomeye cyane. Njya wumva ko wavukiye muri United States cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nuza kuba wareba igihugu cy'u Rwanda ni muhumure kiri kuba cyatera imbere. Ndetse kandi mu by'ukuri n'abakoresheje imbuga nkoranyambaga muze kuba mu by'ukuri mwakitonda, kuko ubu ngubu tuvugana u Rwanda rugiye kuba rwamonetiza imbuga nkoranyambaga, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga zose, kugira ngo barebwe mu by'ukuri abantu bose bari gukoresha izi mbuga nkoranyambaga bajye binjiza amafaranga, mu by'ukuri bakorere amafaranga. Ariko ibyo ngibyo tugiye kuba twakwibandaho, ndagira ngo mu by'ukuri mu nama izabera ejo muri Convention Center muzakomeza kugira mubaza Perezida Paul Kagame, urubyiruko muzaba muri Kigali kuri Convention Center Nyarugenge, muzabashe kuba mwabaza Perezida ibibazo bitandukanye. No muri Gasabo kuri Convention Center muzabaza ibibazo bitandukanye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, muze mu by'ukuri intyoza mubaze ibibazo bitandukanye by'uko mwakiteza imbere mu gihugu cy'u Rwanda, babazanire mu by'ukuri kumonetiza imbuga nkoranyambaga, mujye mwinjiza amafaranga. Ariko mu by'ukuri nibanze mu magambo nibagirwa icyabashe kuba cyanzana aka kanya, ari nacyo tugiye kuba twaribaho ku bitangazamakuru bitandukanye. Kuri side z'ibitangazamakuru byakomeje kugenda byandika inyandiko zongera kuba zakibanda kuri Sina Gerald. Uti barimo kwandika ikiraro mu by'ukuri kuri uyu muherwe mu gihugu cy'u Rwanda ukomeza kugenda ugaragara mu kuba afite imitungo, ukomeza kugenda ugaragara mu guhereza urubyiruko rw'u Rwanda akazi. Nta zindi nkuru ziri kuba zakwandikwa zongera ku by'ukuri zigaruka kuri Sina Gerald. Uti Sina Gerald mu by'ukuri yagujije amafaranga kuri banki, ariko biza kuba byarangira mu by'ukuri ngo banki iri kuba yamwishyuza aya mafaranga, bikumvikana ko Sina Gerald yabuze amafaranga yo kwishyura banki. Ibi kandi bikaza kuba byatuma ngo leta y'u Rwanda igiye kuba yafatira cyangwa se igagwatiriza imitungo ya Sina Gerald. Mu by'ukuri ngo hari n'indi ikomeza kugenda igaragaza nk'amakampani y'inganda agiye kuba yasenwa bitewe nuko atari kuba yakubahiriza ibisabwa, ugasanga mu by'ukuri n'ibikorwa ntabwo byujuje ubuziranenge. Byose mukaba byakomeje kugenda bigaragazwa ko Sina Gerald ari mu mazi cyangwa abira, afite agahinda gateye ubwoba cyane. Kuri aka kanya bikaba byakomeje kugenda bibabaza abakomeje kugenda bagaragariza urukundo uyu muherwe Sina Gerald ukomeza kugenda ugaragara mu gihugu cy'u Rwanda mu guhereza urubyiruko rw'u Rwanda akazi. Kugeza kuri aka kanya bikaba byakomeje kugenda biteza impungenge.